Iri ni itangazo rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, buri munyarwanda wese ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, ndetse iri tangazo rirareba cyane cyane abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Iri tangazo rirakureba. Mbere yuko mbabwira rino tangazo, mukore subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo dukomeze n'itangazo. Itangazo ni irya NESA. NESA yatangaje iki? Ese NESA yatuzaniye iki? Ese NESA iri kudutegurira iki? Ijambo NESA bisobanuye Rwanda National Examination, niryo jambo NESA nicyo risobanura. Murabona ano mashuri ya Set Famille, kuri Set Famille buri mwana yatangaga inote y'igihumbi, muri bwa buryo Perezida wa Repubulika w'u Rwanda yavugaga ngo abana bose arabashaka mu ishuri kuva kuyonka kugera kuyikuze. Nibwo ari ya mashuri ya Set Famille buri munyeshuri yishyuraga inote y'igihumbi, ariko ubu ngubu ibyo ngibyo ntago bikiri gukora kubera ko amafaranga yikubye kabiri. Umuntu wishyuraga igihumbi agiye kuzajya yishyura ibihumbi bibiri, ndetse abantu bishyuraga igihumbi ni bano mu mashuri ya garidiyeni, segonderi, pirimeri. Ubu ngubu rero ibiciro byiyongereye, byikubye kabiri. Umuntu watangaga yo kuri ibihumbi 5 yabaye ibihumbi 10, watangaga ibihumbi 2 byabaye ibihumbi 4, watangaga igihumbi byabaye ibihumbi 2. Iri ni itangazo rya NESA ngiye kubagezaho mbabwira yuko ibiciro by'amashuri byongeye kwikuba kabiri. Mukore subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nyaboneka ninjye mbabwira ijambo NESA mujye mumenya icyo risobanura. NESA ishinzwe ibigo by'amashuri, ishinzwe uburezi mu bigo by'amashuri. NESA nicyo ishinzwe, itegura ibizamini, igasohora amanota ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Muri NESA ubisangamo. Ikintu cya mbere, kora subscribe kuno muyoboro wa YouTube channel wa Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Iyi ari incamake y'amakuru ngiye kubagezaho. Amakuru nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie. Katwitangirire amakuru yacu. Itangazo ryongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda ubwo NESA yatangazaga yuko ibiciro bigiye kwikuba kabiri by'amashuri. Umuntu wishyuraga inote y'igihumbi mu mashuri y'incuke mato agiye kujya yishyura ibihumbi 2. Nimba yishyuraga ibihumbi 5 byo kurya, agiye kujya yishyura ibihumbi 10 kubera yuko ibyo kurya byarahenze mu mashuri, ndetse nka yitwa amarerero. Uva kuri garidiyeni bayita pirimeri, umuntu wishyuraga ibihumbi 5 agiye kujya yishyura ibihumbi 10. Nimba yishyuraga ayo kurya nk'ibihumbi 15 agiye kujya yishyura ibihumbi 30 kubera yuko ibyo kurya byahenze. Ndetse NESA itangaje yuko impamvu ibiciro biri kwiyongera, ibi biciro ntago bitangirana n'uno mwaka, bizatangirana n'uyu mwaka wa 2026 nibwo ibiciro bizatangira byurira, kubera yuko murabizi ko tugiye mu gihembwe cya kabiri ndetse gisoza umwaka. Duheruka tuzajya mu gihembwe cya nyuma kugira ngo umwaka urangire tujye dutangira mu kwa mbere n'ibiciro bishyashya. Niyo mpamvu NESA yabibamenyesheje hakiri kare kugira ngo mube mwitegura, mumenye situasiyo ko zimeze, mubashe kuzihandoringa. Hari bamwe na bamwe bavugaga ngo abana bacu ndetse leta niyo ibafasha, no muri leta izakomeza ibafashe kuko leta y'u Rwanda ni umubyeyi. Ndetse mwibuke ko no muzi turi tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 nibo iri tangazo rigiye hanze kugira ngo turigeze ku banyarwanda babashe kuba bashakisha amafaranga hakiri kare. Iri ni itangazo rya NESA rero yabateguriye nk'ababyeyi muri rusange, ndetse buri munyarwanda wese muri rusange. Iri tangazo yariteguye kugira ngo mubashe kuba mwaryumva ndetse muryubahirize, mwe mwitegura amafaranga hakiri kare. Gusa NESA ntago yatangaje impamvu ibiciro by'umunyeshuri byikubye kabiri. Ntago turamenya ngo mbega byatewe n'iki, mbogamizi nizihe. Yenda bazatubwira icyabiteye ari uko bagiye kubishyira mu bikorwa. Murabizi ko hari igihe bajya batangaza ibintu ntibabishyire mu bikorwa bitewe n'uko ubukene bumeze mu baturage. Niyo mpamvu NESA nta kindi kintu yagize itangaza uretse gutanga integuza, ikavuga ngo amafaranga y'ishuri agiye kurira. Abazi nka kino kigo cya Set Famille, ni ikigo kinini cyane ndetse gihurirwaho n'abana benshi baturutse impande n'impande batandukanye, ndetse ni ikigo gihurirwaho n'imyuga igiye itandukanye. Wiga hoteleri, wiga ububaji, kubaka, guteka, nyine n'ibyo hoteleri bose bigira Set Famille. Niyo mpamvu Set Famille ari cyo kigo kinini cyane kibasha kwakira abanyeshuri benshi mu Rwanda, kandi kiriya kigo ntago gihenze.
kiriya kigo ni amafaranga make y'igiciro, ni nk'icyo umuneke. Ndetse abantu biga mu mashuri makuru, amasegonderi, amapirimeri, mu bigo bya pirive, mu bigo bya pirive ho hatangajwe yuko nubwo amafaranga byagenda bite bo baba bagomba kongeza, kubera yuko abarimu baba bari buhembwe muri wa mushahara wa ya mafaranga mwazanye. Niyo mpamvu ibigo bya pirive byo bitangaza yuko mu gihe habaye impinduka bazajya batumenyesha. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie. Umuntu utarakora subscribe ukunda muyoboro nkubwire ngo warahombye, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza. Imana ibahe ubuzima buzira umuze, ibahe amafaranga, ndetse Imana niyo nkuru, niyo twizera. Ndetse mukurikirane zino nkuru kugira kuri Kidasamura Movie, kora subscribe, share, ndetse ukore na sabu, ndetse bayita subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ukore kwa kari akazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.